reka mbanze mbwire abantu banditse iyi nkuru ko bakozemo amakosa. Mbere na mbere bakoze ikosa ryo kuba ntabwo aka kanya uwandikiye iyi Dawa Rwanda TV yakoze hano ikosa, yatarutse inzego. Ntabwo aka kanya wari kuba wataginze mufti w'u Rwanda. Ni nk'uko umuturage ashobora kuba yakiba ibijumba cyangwa yajya mu nzu y'umuntu akiba, hanyuma warangiza ukahita utaginga perezida. Aya ni amakosa cyane. Ahangaha rwose umuntu wakoze iyi nkuru amenye ko rwose rimwe na rimwe, kubera ko akenshi tukunda kubabwira ko mukora ibiganiro marabitsi, no mu nkuru zanyu bigaragaramo ko muba mushaka gukora ibintu bya marabitsi gusa. Ahangaha rero mwakoze ikosa, kuko urwego rw'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda ruhera ku musigiti rukajya ku karere rukazamuka ku ntara ndetse rukajya ku mujyi wa Kigali, ari naho hazamuka hakajyaho biro nasiyonari ya RMC. Aha rero mwakoze amakosa cyane cyane, ariko ntabwo aka kanya ku kibazo cyabaye ku musigiti wari ukwiye kuba wataginga mufti w'u Rwanda. Mufti w'u Rwanda ni umuntu ukomeye cyane. Rimwe na rimwe abantu ntimugashake kumva ko mushaka kumutesha agaciro.